muri babandi bita bake beza. Uyu mukino w'ishaniro wabereye kuri Kigali Play Stadium mu ijoro ryo kuri wa kane tariki 19 Werurwe 2026. Umukino wanza amakipe yombi yanganyije ubusa ku busa. Rayon Sport niyo yari tahiwe kwakira ikipe ya Police Football Club. Muri uyu mukino Rayon Sport yasabwaga gutsinda, gusa ni mu gihe na Police nayo yasabwaga gutsinda cyangwa kunganya yinjije igitego. Uyu mukino watangiye ku isaha saa 12:30 utangira wegeranye cyane, amakipe yombi agerageza kurema uburyo bw'ibitego. Ku munota wa 11 Rayon Sport yashoboraga kubona igitego ku mupira Cindy Paul Jesus yabonye ari mu rubuga rw'amahina aho utekubita igiti kizamusubira inyuma. Mu minota 20 ikipe ya Polisi y'igihugu yihariye umupira mu kibuga mo hagati gerageza gusatira izamu rya Rayon Sport, ariko abakinnyi bayo basatira bakagorwa no kubyaza umusaruro uburyo babonaga. Ikipe yakomeje gukina neza ndetse ku munota 29 yashoboraga gufungura amazamu ku mpira Ishimwe Christian yahaye Ani Elija aho utekurwamo neza n'umunyezamu Kwizera Olivier. Mu minota 40 umukino wagabanyije umuvuduko ukinirwa mu kibuga mo hagati, ari nako amakosa menshi akorwa ku mpande zombi. Igice cya mbere cyarangiye amakipe yombi anganyije ubusa ku busa. Rayon Sport mu gice cya kabiri yagarukanye imbaraga isatiriza muri ikipe ya Polisi, ariko ikagorwa no kwinjira mu bwugarizi bwayo. Ku munota 51 Polisi yasigaye ari abakinnyi 10 nyuma y'uko kapiteni Seimani Eric Zidane yeretswe ikarita itukura ku ikosa yakoreye Ganiju Eri bagonganye bari hasi. Ku munota 60 Rayon Sport yakoze impinduka, Aziz Basani na Cindy Paul Jesus basimburwa na Imana Yves na Bienvenive Nyino. Polisi nayo yakoze impinduka Byiringiro Ragi na Ndizeye Samuel basimbura Nshimirimana Ismail Pichu na Kwitonda Rebaka. Ku munota 69 Polisi yashe uburyo bw'igitego bwabazwe kubera Byiringiro Ragi yahawe ari wenyine imbere y'izamu agiye kutera ukurwaho neza na Kwizera Olivier. Iminota 10 ya nyuma y'umukino yaranzwe no gukomeza gusatira cyane kwa Rayon Sport ishaka igitego cy'intsinzi, harimo ishoti rikomeye ryatewe na Tambwe Guruwari ari nyuma y'urubuga rw'amahina. Ku mahirwe make umunyezamu yongera Patience awushyira muri koroneri itaragize ikitanga. Iminota 90 y'umukino yarangiye amakipe yombi anganyije ubusa ku busa. Mu mikino yombi hitabazwa penalty kugira ngo amenyekane ikipe ikomeza muri kimwe cya kabiri. Rayon Sport yitwayemo neza isezera ikipe ya Polisi yitsinze penalty enye kuri ebyiri zinjijwe na Kwizera Olivier, Joachim Vinyinu, Hayimana Eve na Form Ganyi, mu gihe uw'umukiza Obedi we yamura inyoni. Ku ruhande rw'ikipe ya Polisi Yakubu na Byiringiro Ragi bose bazihushije. Uyu mukino abakunzi ba Rayon Sport byari ibyishimo guhera kuri Perezida Murenzi Abdara wari muri stade n'abandi bari baje kureba uyu mukino, kugera ku mufana wari mu murenge wa Cyabakamyi yari yishimye. Akarasisi karakozwe Nyamirambo kahagaritse imodoka maze nabo abareyo bati niba twebwe ubu Polisi yitsinda biba bimeze bite? Reba abantu bagana gutya kuvuga ngo umbatashye bacecetse. Ibyishimo ni kimwe, football ni ikindi. Twakiriye neza, umutoza wacu we arabaye yaragerageza, ariko icyo twishimiye ni uko tubonye intsinzi, ariko ibiri imbere umutoza dufite ntago yaguheka. Uyu mutoza ikintu nabonye ashoboye ni ukunganya byonyine, nta kindi kintu ashoboye. N'umukino dutsinda n'abakinnyi baba bagize ishyaka bakerekana ishyaka ryabo, naho umutoza we nta mutoza dufite. Perezida adufashe Murenzi Abdara turamwemera, adufashe dushakira umutoza muzima. Turashimira Nyagasani duhaye intsinzi, abantu banyi ntabwo nta mahirwe baduherezaga, ariko kubera ikipe yitanga n'ubuyobozi bwiza dufite, ikipe yacu yaje ibikombe byose turacyabirimo. Ubu ngubu dushaka igikombe, dushaka igikombe, twongere tugaruke kuri Kwizera Olivier tumubone mu Mavubi tumushyigikire. Wajya se nitwa Sesinika Propite Grote naturutse kure cyane mu karere ka Ngororero. Abari bose bari mu birembo, abari bose bari mu Kazabe, abari ku Gikangu, abari mu Gashusha, abari mu murenge wa Gatebe, bose basalimiye. Rayon Sport ni kubwa sana, tunasalimiye papa. Umutoza wa Rayon Sport Bruno Ferry ngo nta kindi yashakaga kubona no kubona abafana b'ikipe ya Rayon Sport bishimye ndetse n'abakinnyi bayo. C'était un match très compliqué, on le savait, on savait que ça allait être compliqué parce qu'on jouait une très belle équipe de Police. Wari umukino ugoye, natwe twari tubizi ko bigoye kuko twakinaga n'ikipe neza nka Polisi. Kinyenzi nuko tugeze muri kimwe cya kabiri, turaza kuvuga ko byabaye mu mukino nyuma kuko ntago ari byo by'ingenzi ubu ngubu. Ikinyenzi twari gukomeza mu kindi cyiciro
utombora polisi byari bikomeye. Ndashimira abakinnyi bitanze, niyo mpamvu ugomba guhorana impungenge. Gusa birangiye dutsinze kuri penalty, nanone turongeye turarokotse. Ni nabibwiye abakinnyi mbere y'umukino ko nshaka kubona abantu bishimye, ko nshaka kubabona nabo bishimye, ko nshaka kubona abafana bishimye, nanjye nkabona nishimye, kuko tutazi icyo igihe gihatse. Niyo mpamvu twagombaga gufatirana ibihe nk'ibi, kuko umupira w'amaguru niwo wonyine utanga amarangamutima nk'aya. Donc du coup il faut toujours profiter de ces moments-là, et puis parce que il y a que le foot qui vous procure ce genre d'émotion. Muri kimwe cya kabiri Rayon Sport izahora n'ikipe ya Gora Football Club yasezera ikipe ya Kigali. Undi mukino uzahuza ikipe ya Etincelle ndetse n'ikipe ya APRFC. atsinze penalty ya mbere bari bayirase, atsinda penalty yagiyemo mbere ni ya Olivier. Birumvikana ikipe ya Rayon Sport yamaze gukatisha ikiye kimwe cya kabiri. Rugaju izakina na Gorilla yawe, nayo yageze muri kimwe cya kabiri. Gorilla bravo. Hanyuma APR izakina na Etincelle muri kimwe cya kabiri. Birumvikana ko ari match nazo zizaba ziryoshye cyane. Ariko tugaruke kuri match ya Police na Rayon Sport kunganya imikino ibiri banganya ubusa ku busa. N'iki wavuga kuri uyu mukino? Nta nubwo ejo zakinnye umukino mwiza mu buryo navuga ngo ushamaje mu kibuga. Ntabwo habonetse amaokaziyo menshi yabyari ibitego ku mpande zombi, nubwo Police yaje kubona ikarita y'umutuku ya Zidane. Ntacyo wenda Rayon Sport abi profession ngo igira ikintu bibyaza kiruse icyo Police yo y'abakinnyi 10 yari iri gukina. Mu by'ukuri ni match navuga ko hanini yari irimo tactique nyinshi, amayeri y'umukino menshi ku batoza bombi barwana n'ibintu bibiri: kutinjizwa nicyo cya mbere, kugira ngo bize ko chance byibura kugerageza gushaka uburyo bo bakwinjiza. So ubwo buryo rero bwo kugerageza kurindiza mu cyane ku mpande zombi byakreye ikintu cy'ubwoba cyangwa se kudatinyuka ngo bafungure umukino ku mpande zombi. Noneho n'ugerageje kufungura agasanga hari ubwugarizi bukomeye inyuma bwa mugenzi we, kuko buriya igituma match zigenda kurira kwizigira nuko nta muntu ufata abakinnyi benshi ngo bashyire muri zone iri offensive. Niyo mpamvu wabonaga umupira uri gukomeza gutembera hagati cyane, ugasa n'utahasohoka ngo nugera imbere ubone habonetse ingufu nyinshi. Bigenda gute rero? Umutoza icyo gihe yabasabye aba defenseur kutagerageza gutirimuka bava inyuma cyane, akageza kubwira aba mediateur kuba hafi ya defense kuruta uko bajya gufasha ubusatirizi. Ubundi akenshi nk'abari abakinnyi batatu b'imbere, iyo bagize amahirwe bakabona nk'abandi nk'abakinnyi nka babiri bo hagati cyangwa batatu baza kubasanga hafi y'urugo rw'amahina rwa adversaire bakaba batandatu, urumva ko baba benshi hafi y'izamu ku buryo n'uburyo bw'igitego baba bushoboka. Ariko bo wasangaga niba Rayon Sport bashe kugeza umupira imbere, batatu imbere bari kwidebrouiller ariko barwana na defense na mediane ya Police. Police nayo yagira ngo irawufasha ugeza muri mediane, abo hagati bawusunika bawushyira mu b'imbere, nabo ugasanga barahura na defense ya Rayon na mediane yasubiye inyuma ya Rayon Sport. Noneho ugasanga iteka ryose kubona izamu cyangwa se kubasha gutera mu izamu amahirwe se menshi. Ntekereza ko ibitego byahushijwe n'ibice cyane nk'cyane Elijah Pierre Olivier yakoyemo gutya uturutse ku ruhande akawusunikira mu izamu, Olivier akawukuzamo amaguru. Ntabwo habonetse amaokaziyo menshi na okaziyo ya tambwe umupira wagonze poto. Yego ryatambuze poto. Bisa naho kuri aka kantu wenda kanujye nakongeraho icyo rigana vuze cyita kinumvikana muri ubu buryo. Polisi urebye igitekerezo cy'umukino ku mugani rigana nakoza bisobanuye mu buryo bw'umutoza. Njye nabanje no kubyibaza ndavuga ni kuko umutoza Polisi na defense cyane bingana gutya, kuko numva yarabanje azana Chemezi ndetse na Yakubu Zidane kuri kabiri, atwereka ko Pitsu ari bukine gatatu, atwereka ko Mediane iri buze kuzamo Henry Musaga ndetse n'uyu musore Gakwaya Leonard ndetse Kwitonda Rebaka n'uyu musore Kesson na mwene data ni Elijah bari hafi aho ngaho. Son umukinnyi mwiza cyane. Gusa byageze mu buryo bw'imikinire tubona n'ubundi Polisi irasanga ikina aba defenseur batanu, yaba Zidane na n'uyu musore Christian ntibarengaga ku murongo ugabanya ikibuga muri kabiri liga. Kandi ubwo barasanga Pitsu uri kumwe n'uyu musore ya Chemezi na Yakubu, n'ubundi witwaga kwa Leonard na Henry Musaga, nabo ugasanga ikirigana avuga ntibarenga umurongo ugabanya ikibuga mu kabiri. Muri make wabonaga ikipe ya Polisi nibwo ntuzashoboraga nko gusohoka gato wenda kwa Leonard agasa n'uwiprojecta gato cyane, ariko ukabona nawe isagaruka byihuse. Urumva niho badefandishaga batandatu yatakisha abantu nicyo bivuga. Yes. Urumva rero niho twese tubona ko uyu mukino ni uri buryo par rapport y'uwa mbere. Kwa nk'ibyo uvuze no
ku ikipe ya Rayon Sport wabonaga uwitwa Richard uwitwa Rikau nabo ba defenseur bose bari uko ari bane yewe naba ba Obedi no ku ruhande rwa Ganijuru wabonaga batazamuka umupira turavuga tuti se bigenze bite n'igice cya kabiri twari twagiye gutangirana n'izindi mpinduka tukatubona bagarutse kwa kundi impinduka zaje nko kuri Rayon wenda babonye yuko polisi bonye carton ariko kuri remplacement nawo mutoza yakoze ubona nyine ko zije zidatanga ibisubizo ku mutoza wa polisi wabonaga ko atekereje umuntu nka uyu Mugande Emmanuel Okwi mu buryo bwa mukinnyi wamufasha kugumana baro nibyo n'umwataka ariko mu gihe uyibonye ubona udafite uburyo bwo gutsinda wagarura umupira uri umubora tukongera tukawukinana wanabonye ko amaze kuvunika Okwi yego kuyifashe mu mutwe umutoza ati ndabigirana urumva Okwi yinjiye mu kibuga avunika ku munota wa kabiri yamaze iminota ibiri yonyine umutoza yatavuga tungiye kuzana Rudasingwa Prince kuki wabonaga yangira kuzana Prince abati nago polisi twuzuye turabakinnyi bake par rapport ya Rayon Sport n'uburyo bwacu twakabaye kuba beza mu kugarira kugira ngo twirinde gutsindwa igitego n'abakinnyi duri bushyiremo bataka ni Okwi nyine wadufasha no muri cyagiye turi muri open play abona agiye kuzana Prince bimwoburije hano n'abakinnyi be gutera imipira miremire yo mu kirere kandi ubwo umukinnyi Prince ari hagati y'abadefenseri barebare bareyo Simangana Yusu nubwo nabo baje gukora amakosa mu minota nyuma polisi ni aprofita kufra ribonye umupira yagiye kukina arezita aravuga ngo reka banze awureke widunda kine byeze yombalo kandi ubwo iyo baro nayo yari kidunda Prince ayikina mbere amukorera ikosa ariko banaga polisi imibare yabigiye gupfa ariko Rayon Sport yayiprofita nibyo nafana bagiye bagira ngira ngo turaje tunaganire umunsi wa 25 wa shampiyona yatangira uyu munsi na match ya Rayon Sport ishobora kwimurwa igashyira ku yandi masaha ariko mbanze mbabwire ko niba wifuza kwiga neza cyane ibijyanye